Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Twese twavukiye kuba abatagatifu, turabatagatifu imbere y'Imana. Ariko twese siko tujya ku rutonde rw'abatagatifu bemewe n'amategeko ya Kiliziya Gatolika habanje gukorwa ubushakashatsi. Hari ibikurikizwa kugira ngo umuntu ajye kuri uru rutonde rw'abatagatifu ndetse izina rye abantu batandukanye baryitwe bamwiyambaza. Hari ibikurikizwa rero kugira ngo umuntu ajye kuri uru rutonde rw'abatagatifu bemerwa n'amategeko ya Kiliziya Gatolika ku isi yose. Hari ukuba yarabayeho mu buzima bw'indahemuka no kwigaragaza nk'intangarugero mu kwemera. Aba yaragaragaje ukwemera gukomeye, urukundo rudasanzwe n'icyubahiro ku Mana n'abantu, kubaho mu bupfura, gutunganira Imana no gukurikiza inyigisho za Kiliziya. Mu kindi amategeko ya Kiliziya Gatolika ateganya, hari ukuba nibura amaze imyaka 5 apfuye, keretse iyo Papa yemeje ko inzira yo gusaba ko ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu yihutishwa bitewe n'impamvu zitandukanye. Abantu batangira gusaba ko yafatwa nk'umutagatifu. Hari kandi kuba umushumba w'aho umuntu yakomokaga atangira iperereza ry'ubuzima bwe. Kiliziya imwita umugaragu w'Imana. Uyu yitwa intwari mu kwemera. Hakorwa ubushakashatsi bwimbitse ku buzima bwe, ku nyandiko ze ndetse n'ubuhamya bw'abamuzi. Iyo bigaragaye ko yabaye intwari mu kwemera bamwita venerable. Nyuma yaho abantu batangiye gusenga bamwiyambaza. Kiliziya isaba ko haba nibura igitangaza kimwe cyabayeho mu gusenga bamwiyambaza. Iki gitangaza gishobora kuba ari umuntu wari urwaye indwara idakira, abaganga barayinaniwe ariko agasenga amwiyambaza ya ndwara igakira. Iki gitangaza kigenzurwa n'inzobere mu buvuzi ndetse n'abahanga mu by'iyobokamana. Iyo icyo gitangaza cyemejwe, umuntu atangazwa nk'umuhire. Aha ariko abapfuye bahowe Imana bo iki gitangaza ntigisabwa, kuko gupfa ahowe Imana by'ubwacyo ni igitangaza. Nyuma y'uko aba umuhire, Kiliziya isaba igitangaza cya kabiri, nabwo cyemezwa n'inzobere z'abaganga ndetse n'abahanga muri teolojiya. Papa ni utangaza uwo muntu nk'umutagatifu, akaba yemerewe gusenga bamwiyambaza ku rwego rwa Kiliziya yogeye ku isi hose. Ndetse ni naho abatangira kwita amazina y'abana babo bita amazina ya wa mutagatifu bamwiyambaza. Aha niho aba yinjiye ku rutonde rw'abatagatifu mu buryo bwemewe n'amategeko ya Kiliziya. Muri rusange ibintu bine by'ingenzi bisabwa: hari ukuba yarabayeho mu buzima bw'udahemuka, hari ukuba hari abemera ko ari intangarugero mu kwemera, hari ukuba harabayeho igitangaza kiboneka ku bw'inkunga ye mu kumwiyambaza, hari ukuba kandi Kiliziya ibigenzura ikanabyemeza mu buryo bwa teolojiya, amategeko n'ubushishozi bwa Papa. Aha niho duhera tuvuga kuri Rugamba Cyprien Daphrose Mukansanga n'abana babo bapfanye, hasabwa ko bagirwa abatagatifu. Rugamba Cyprien yabanje kubaho atemera Imana. Hari ibikorwa by'ingenzi uyu muryango wabayemo mu buzima bwabo bwose bishingirwaho hasabwa yuko aba bantu bagirwa abatagatifu. Hari ukuba Rugamba Cyprien yarabanje kuba hatemera Imana ariko nyuma akaza kugarukira Imana. Hari ukuba kandi yaraje guhinduka akakira ukwemera mu buryo bwimbitse, agasubirana n'umugore we agatangira ubuzima bushya bwo kwitagatifuza. Uku guhinduka gukomeye ni kimwe mu bimenyetso bifatwa na Kiliziya nk'urugero rw'ubutagatifu. Ubuzima bw'udahemuka ndetse n'ubwitange babayemo nabwo ni imwe mu mpamvu zituma hasabwa yuko uyu muryango washyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Aba babaye intangarugero mu gushyingiranwa no kurera abana babo, bafashije abakene, imfubyi n'abatishoboye cyane cyane binyuze muri Communauté de l'Emmanuel, aho bashyize imbere urukundo n'ubwiyunge. Bashyize kandi imbere umuco w'isengesho n'ubuzima bwa roho mu muryango. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Cyprien Daphrose Rugamba ntibigeze bashyigikira amacakubiri ya politike cyangwa y'amoko. Bari abantu bashyize imbere amahoro, ubworoherane ndetse n'ubumwe. Bishwe tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994, umunsi Jenoside yatangiriyeho, hamwe n'abana babo. Hari abavuga ko bishwe kubera imyemerere n'ubutumwa bwabo bw'amahoro, nubwo kugeza ubu Kiliziya itarabitangaza ku mugaragaro nk'urupfu rw'abahowe Imana. Ubutumwa bwabo kandi bukomeza kugenda bugira impinduka kuri benshi, by'umwihariko ku miryango n'urubyiruko. Amateka yabo akomeje kuba isoko y'inyigisho n'ihumure. Rugamba Cyprien Daphrose Mukansanga n'abana babo bapfanye bafite ibintu byinshi bishobora gushingirwaho kugira ngo batangazwe ku mugaragaro nk'abatagatifu. Hari impinduka mu kwemera, ubuzima bw'udahemuka, urupfu rufitanye isano n'imyemerere, ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge, kwigisha abandi no kubabera urugero. Guhera tariki 15 kugeza tariki 18 Nzeri mu mwaka w'2015, abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda bayobowe na Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa wari episkopi wa Kigali uri mu kiruhuko cy'izabukuru, batangije byeruye ndetse byemewe n'amategeko ya Kiliziya inzira y'ubutagatifu kuri Cyprien Daphrose Rugamba n'abana babo bapfanye. N'umuhango wabereye muri Paroisse Cathedrale Saint Michel Kigali. Bahise bitwa abagaragu b'Imana.
bikaba ishusho y'ibanze kuko umuntu afite ubuzima bw'intangarugero mu kwemera. Nyuma yaho habaye iperereza mu nzego za diyoseze, habonwa ibimenyetso by'imigenzereze yabo, inyandiko, ubuhamya n'abandi bantu bazwi bazi ubuzima bwabo. Tariki 23 Nzeri umwaka w'2021, nyuma y'ibisubizo by'iperereza ryimbitse bikuye mu mpapuro zigera ku 5,000 mu byiciro 17 byakusanyirijwe hamwe birafungwa neza mwibahasha yabigenewe. Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda ateraho kashe. Uyu muhango ubera muri paruwasi ya Regina Pacis Remera. Nyuma izi nyandiko zoherejwe i Vatikani mu rwego rw'icyiciro gikurikira. Tariki ya 3 Gashyantare 2022 Vatikani yakiriye iyi dokima muri kongregasiyo ishinzwe inzira y'abatagatifu. Tariki ya 7 Mata 2022 icyemezo cyo kwemeza ko dosiye yanyuze mu nzira zemewe n'amategeko ya Kiliziya cyahawe agaciro. Nyuma abo mu muryango wa Communauté d'Or Emmanuel basabye Kiliziya yuko uyu muryango washyirwa mu batagatifu, batumwe kwandika ubuhamya bw'ubuzima bw'uyu muryango ndetse n'ubushakashatsi burambuye bugaragaza imbaraga z'imyitwarire yabo n'ingaruka z'urupfu rwabo nk'ingaruka z'ihirwe mu nyandiko bita pozisiyo. Ibi byose bikaba bikubiyemo no gusaba ko uyu muryango wakwemerwa nk'umuryango wahowe Imana. Baramutse bemewe nk'umuryango wahowe Imana, cya gitangaza cya mbere gisabwa kugira ngo umuntu ashyirwe mu rwego rw'abahire ntabwo cyasabwa kuko guhorwa Imana ubwacyo ni igitangaza. Ibi byose duhereyeho biratuganisha ku kurebera hamwe ubuzima bw'uyu muryango, uko wamenyanye, uko bavutse, uko bakuze ndetse n'uko baje guhinduka mu kwemera kugeza iyi saha basabwa gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu. François Xavier Ngarambe, umwe mu bagize Communauté d'Or Emmanuel wanabanye na Cypriane Adafroze Rugamba, yanditse igitabo kivuga ubuzima bw'uyu muryango, igitabo yise Ijuru nk'intego. Ni igitabo cyasohotse muri Gashyantare mu mwaka wa 2025. François Xavier Ngarambe mu gitabo cye yise Ijuru nk'intego atangira avuga ko Rugamba yavukiye ikiraro hahoze ari sheferi ya Bufundu muri teritwari ya Astrida muri paruwasi ya Cyanika mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka w'1932. Yari umwana wa 6 mu bana 11 ba Mikael Bicakungeri na Tereza Nyirakinani, uwa 4 mu bana 6 babayeho. Yavukiye mu muryango utari warayobotse inzira y'Ubukristo, bituma Rugamba atabatizwa akiri muto, ariko ubuzima bwa Gikristo burangwa n'isengesho no kwitangira Kiliziya yahuye nabwo mu muryango mugari mubo yasuraga bari abakristo b'intangarugero. Yavutse nyuma y'abakobwa 3, byari umugisha n'ishema kuri nyina kuko habaye igishuko kuri se wa Rugamba cyo kumwirukana kubera kutabyara umuhungu. Sekuru wa Rugamba yarahagobotse abwira umuhungu ati, uzirinde kwirukana umugore wawe, mugumane, azabyara imfizi zavumera mu gihugu cyose. Umwana azabyara azaza ameze nk'imfizi, ibigwi bye bizakwira igihugu cyose. Rugamba Cypriane akivuka bamwise Sirikare. Kuva mu buto bwe yagaragaje ko yari umuhanga cyane. Ise yaramutangariraga avuga ati, uyu mwana arantangaza, akunda kujya impaka nanjye. Ngo yasangiraga ibitekerezo na se, agashakisha ukuri kw'ibintu, agakunda kwandika amasekuru mu ikaye yagendanaga, agashyiramo buri mubyeyi n'abana be ndetse naho babaga barimukiye. Nyina yakundaga ubusizi cyane nawe arabumukundisha, maze ubusizi bumuranga ubuzima bwe bwose. Ubuhanga bwe bwajwe kubonwa n'umwarimu witwa Pangrasi wamujyanye mu ishuri ndetse anamusimbutsa imyaka 1 Rugamba akiri muto yabaye umwe mu babyinnyi b'itorero ry'iwabo. Hari mu gihe yatorokaga ishuri akajya kubyina, ariko Pangrasi akamugaruza akanyafu. Iryo torero ryagiye kwiyerekana hanze y'iwabo nko ku Kamonyi n'i Kigali mu mwaka w'1945 ubwo yari afite imyaka 13 arabatizwa. Ni no muri icyo gihe ababyeyi be babatijwe. Mu mwaka w'1948 yinjiye mu iseminari nto y'i Kabgayi. Ageze mu mwaka wa 4 umuyobozi w'iryo shuri yemereye abanyeshuri batari bishimiye amazina yabo kuyahindura, maze uwari Sirikare aza guhitamo izina rya Rugamba. Mu iseminari nto bamwe bamwibuka nk'umuhanga cyane muri 3 ba mbere, akunda gukina agapira k'ikirere, akunda gukora amashapure akayagurisha. Aha kandi akaba yarorohewe no kuvuga indimi zinyuranye, agakunda kwandika ndetse akanakunda guhimba imivugo yakoreshaga mu bitaramo byaberaga mu iseminari.
Umwe muri iyo mivugo ni ibyiruka rya Maheru wakunze kwigishwa mu mashuri. Yari umuntu w'umunyabwenge akaba n'umunyarwenya cyane uganira agasabana na bose abato n'abakuru. Arangije amashuri yisumbuye Rugamba yagaragaje icyifuzo cyo kuzaba umupadiri. Yinjira atyo mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Mu Nyakibanda yateje imbere ingabire y'ubuhanzi ndetse anaba muri Cercle Saint Paul mu ishami ry'ubuvanganzo anayibera umuyobozi. Mu mpera z'icyiciro cya mbere cya seminari nkuru mu mwaka wa kabiri wa filozofiya, Rugamba yatakaje ukwemera bitewe no kwiga imitekerereze y'abahanga. Yemeza ko umuntu atagengwa n'uko ateye muri kamere ye yahanganywe, ahubwo ko ari we ubwe wigenera uko ariho mu bwisanzure aba yirengeye. Bamwe muri abo bahanga yakundaga bahakanaga Imana. Yashatse kuva mu iseminari ariko abarezi be batekereza ko ari ingorane z'ubusore zizarangira. Dore uko asobanura uko gutakaza ukwemera. Yagize ati: ngeze mu Nyakibanda nize filozofiya ikwigisha gutekereza no gusobanura ibintu biriho ukoresheje ubwenge bwawe. Noneho bwa bwenge nabwo buke ndabukoresha. Mbukoresheje mbura Imana aho iherereye. Najya kuyifata ubwenge bwanjye bukayibura. Ntabwo Imana ifatishwa ubwenge bw'umuntu. None se ko Imana itagira iherezo, ubwenge bwacu bufite iherezo, Imana yabwinjira mwite? Yakwirwamo se? Umubyeyi abyara uruhinja rwabyara nyina? Ntibishoboka. Rero ubwenge bwanjye nshaka ko bufata Imana burabura. Noneho rero kubera kwa kwiyemera k'umuntu nti iyo Mana ntumva n'ubwenge bwanjye ntayibaho. Ni ibyo batubwira gusa. Byarangiye avuye mu iseminari nkuru mu mwaka w'1959 nyuma y'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa gatatu wa teolojiya. Avuye mu iseminari nkuru nyuma y'amezi make yakoze mu biro bya Rezida i Kigali nk'umunyamabanga, hanyuma akomereza amashuri ye muri kaminuza ya Usumbura Centre Universitaire Usumbura Rumuri, aho yize ubuvanganzo n'amateka kuva mu mwaka w'1960 kugeza mu mwaka w'1962. Muri iyo kaminuza yagaragaje ubuhanga ku buryo budasanzwe. Yabonaga amanota y'ikirenga Grand Distinction. Yanizewe n'abandi banyeshuri bamutora nk'umuyobozi wabo Douai. Mu mwaka w'1962 yakomereje amashuri ye muri kaminuza Gatolika y'i Louvain mu Bubiligi. Rugamba yabaye umunyeshuri w'ikirangirire ku buryo nyuma yo kurangiza amashuri no gutaha hari umwarimu we witwa Jeniko wamutangagaho urugero. Uwo mwarimu watinywaga na benshi yabajije umwe mu banyeshuri baje kuhiga niba yarazi Cyprien Rugamba, maze aramubwira ubona ko amushima ati: dore umuntu w'umuhanga pe, yanditse ari njye umuyoboye memoire ihamye ku buvanganzo nyemvugo bw'igihugu cyanyu. Ngo ayo magambo yarafite agaciro nk'akazahabu ukurikije uko Jeniko yarazwi nk'unyurwa na bike agashima bake. Iki ni igice cya mbere kivuga kuri Rugamba Cyprien, amateka yo mu bwana bwe ndetse no mu mashuri ye. Igice cya kabiri tuzagaruka tubabwira noneho ubuzima bw'umugore we Daphrose Mukansanga, tunababwire uko bahuye, uko babanye mu buzima bw'urushako ndetse n'uko baje kugera aho bagarukira Imana. Ubu ngubu tukaba dusaba tunifuza ko bagirwa batagatifu. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana. Ushaka ko inzu yawe tuyirimbisha mu buryo bwa finisage nziza cyane, parafo zigezweho za gypsum muri design zitandukanye, ceiling tile ndetse na rangete, ugakenera yuko inzu yawe tuyirimbisha mu buryo bw'amarangi meza cyane kandi agezweho, ay'inyuma weatherguard ndetse na design zitandukanye za Allmast, amarangi y'imbere mu nzu, silk, byose watugana tukabigufashamo. Duhamagare kuri 0788 53 89 290. Dukorera hirya no hino mu gihugu.